urakaza neza mu rubanza. Gabanya guseka, umwanya umaze ku isi niba utarasetse warasibye. Urongera gukina, ndakwereka ko iyo turi mu rubanza nta mikino izamo. Mwana zimye radio babanza nkubita hano hararibinda gaskengenge. Uretse nkubitira hano ni. Ubwo se ubwo urambwira ngo nzimye radio wazicanye? Ngiye kubaha ubushino bwa banyoko ubu tuvugana. None se akanyo kuba ariko kanini. Ndabona wabizanyemo burage, ndaje nkwereke ko biri seriye kandi ndabona uri bujye mu muriro utazima. Wabonye kandi ubona buri munsi. Iyo nseko yawe ntabwo yadushimishije, gabanya, kandi nubwo turi kuvugana niba uri hafi y'abantu ujya kure ku buryo nta n'umwe ko twa. Baraza kuza kubibona, noze nimero yawe ntiri buze kuza kujya habona nyine barabibona. Ibyo birabujijwe hano mu rubanza. Umva, wowe n'umuntu bita Patrick ubu ntabwo muzi kandi nye mucamanza uba hano njyenyine ari ngiye Imana nshatse naguha ubuzima cyangwa nkabukwambura. Mwasubizanyaga burya mutanaziranye se, akoze kuki intera hamwe mwihakana nawe? Ibyo by'intera hamwe hano ntabihaba. Umva, wowe n'umuntu bita Patrick wiragiye nimba wiragiye uramubana muri groupe. Izo groupe uri kuvuga mu ijuru ntazihaba, ahubwo haba utuguruba tw'abamarayika. Abapasteri banyibwiriye ngo Jesu Kristo wamipango nubundi kusanzwe uvuga byinshi. Ubwo abo bapasteri bagiraga ngo bafashe iki? Wazatubarije abakristo bajya mu rusengero bagatura amafaranga 100 cyangwa se igiceri cy'ijana, batekereza ko mu ijuru bacuruza bara. Hano mu ijuru ntago duturisha. Tubwire ikintu nuramuka ugiye mu muriro utazima cyangwa se ugiye mu ijuru uzakumbura vuba. Urumva mbashaka gutura tw'utudodo bashyizemo umukeke urawuzi? Yego umukeke ndawuzi. Noneho ukajya ukora n'ubugari busanzwe nyine bw'umweru bwo kwa Nyirangarama. Wari uhisemo neza, ariko ibyihisemo ntabwo bihaba hano mu ijuru, twirira imbuto n'ifeza. Ngiye kubaha ubushino bwa banyoko ubu tuvugana. Ibyo reka tubivemo, ugiye kujya uransubiza ibyo nkubajije kandi wihangane ubisubize neza utajya mu muriro utazima. Aka kantu ni sawa cyane. Uhawe ikaze rero, ugiye gutangira usubiza ibyo tukubaza. Bagira ngo nsubirishemo kabiri kugira ngo numve niba. Ceceka, ibyo byarangiye. Ikibazo cya mbere kiragira giti, kari ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, watubwira icyiza cyazo n'ikibi cyazo? Imbuga nkoranyambaga kuri njyewe ni wenda nahera. Imbuga nkoranyambaga kuri njyewe mbona ari cyo kintu nyibese kimbeshejeho. Niba ndahangaho kuri uyu munsi wa none kuri RBA no kubera imbuga nkoranyambaga. Wayobye, hano uri ni mu ijuru ntago ari kuri RBA ni ibiki? Ndetse muri society rusange no kuvuga ngo urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu ntago twamara iminota 30 tutagiye ku mbuga nkoranyambaga. No kuvuga ngo ubu ngubu rero ndabona utangiye kuvanga amasaka n'amasakaramentu hejuru y'ibyo nakubajije. Ndakujyana mu muriro utazima. No kuvuga ngo ukoresha icyo bita inyurabwenge. Ubwo se ubwo wowe social media uyikoresha gutera? No kuvuga ngo ukoresha icyo bita inyurabwenge. Nyuriramo muri makeya numve nibe nta kibazo. N'ibindi bijyanye n'imikino. Niba ngiye muri showbiz ngiye kuvuga kuri kubahanzi bande nabande, nibyo bintu nyine ngomba kujya focusinga nabyo, nkirinda nyine kuba nabivangikiranye. Cecekaho nabyumvishe, ndumva imitekerereze yawe nta mutwe n'ikibuno ufite, sinkujyanye mu ijuru cyangwa se ngo nkujyane mu muriro utazima, usabwe kwisubiraho mu minsi mikeya. Narakure kuza ngo ugende, manza umbwira ahantu ririya zina warikuye umwami w'abagore. Utwo tuntu duhari nkaduhosha, ariko nkongera nkashyiramo akandi kantu nkakatarizere kuko njye numva ntago mbazi ukuntu batangiye, ntago nzi n'ukuntu biza gusoza, ko nkaza nkashyiramo akantu gatuma noneho duseka tugaciringa tukagera gute, bikaza kuza kurangira n'ubundi noneho bavuga ati Jesu zararenze. Sawa, urakoze, usubireho wiyiteho, witekerereze mu mico n'imyitwarire, ugabanye ubugambo ndetse no gutukana. Mu mpera z'uku kwezi tugiye gutangira nzongera nkuburanishe ikizamini cya nyuma. Niyo baterekereraga. Ntago zaba zirimo ngo abantu binjiremo.
pagara. ubwo rero wari uzi ko nagiye urangije uhita ujya no kuraguza. Ibyo nabyo byisubiraho ntazakujyana mu muriro utazima. ngiye kubaha ubushino bwa ba nyoko ubu tuvugana. none se akanyoko ko ariko kanini